Amahoro y'Imana nabane nawe, wowe udukunda udukurikira umunsi ku munsi, wowe udahwema kubana natwe. Ngize nti umugisha w'Imana nubane nawe, kandi nkwifurije kugubwa neza aho uherereye, nkwifurije kugira umugisha Imana itanga w'iburyo n'uw'ibumoso. Nari mvuze ngo Imana nikure mu bubiko bw'imigisha iguhereze. Imana niguha umugisha ku mpamvu ebyiri mbatiyeho umugisha. Icya mbere, imbere yanjye mwebwe mu nkunda munkurikira, muraba agaciro imbere yanjye, muri abantu badasanzwe, uri umuntu udasanzwe rwose ku buzima bwanjye, kuko iyo unyandikiye ukambwira ngo Theo kuraje, mba numva unyongera izindi mbaraga. Kandi uburyo uzashimira umuntu ukongerera imbaraga mu buzima, dukenera abantu bamutumotive, baduhe motivation, cyangwa se badutera inkunga mu buryo bwo kwakuraja, kugira ko ugomba kwavansa ntucike intege. Hari uburyo iki gihe turimo kigoye, abantu benshi bakunze iby'isi kuruta iby'Imana. Uzabibona umuntu arakora video y'ijambo ry'Imana ntirebwe, ariko wakora ibishegu, abantu bajya mu by'ibishegu bikarebwa cyane. Nta yindi mpamvu rero, impamvu ni imwe, ni uko abantu bakunze isi cyane kuruta ubwami bw'Imana. Ariko wowe ngushimire ko nibuze ufata umwanya ugaha agaciro ijambo ry'Imana, ukavuga ngo reka nkurikire umwigisha, nkurikire umuvugabutumwa. Imana iguha umugisha. Nkwifurije rero umugisha w'Imana kubw'uyu mwanya ugufashe, kandi ntabwo uri guhamba imbwa, kuba ufashe akanya kawe ngo wumve ijambo ry'Imana. Mu kuri ntabwo uhambye imbwa, oya. Hari uwerutse aratubwira ngo n'abahamba imbwa barahembwa, ariko mwe ntabwo muri guhamba imbwa, kubera yuko mufashe umwanya muhaye Imana. Imana ni igitangaza, kandi ibintu byose ikora ibikora mu gitangaza. No kuba duhumeka ni igitangaza cyatubayeho, kuko hari abantu benshi bari Rusororo, abandi bari mu Busanza, abandi bari za Nyamirambo. Doka muri iki gihugu cyacu hagiye hari amarimba atandukanye dushyinguramo abacu twabuze. Rero dushimire Imana kubw'igitangaza Imana yadukoreye, kutwongerera igihe cyo kubaho ni igitangaza. Donc kuba wowe uriho abandi bapfuye ni igitangaza. Yego, ntabwo hari icyo wabarushaga, ntabwo ari uko wenda wari mwiza cyane mu maso y'Imana, si no gukiranuka wabarushaga, ahubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Dushimire Imana nyiri igitangaza rero yatwongereye undi munsi wo kubaho. Imana nishimwe. Mfashe uyu mwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ejo twari turi kuganira amagambo y'Imana avuga ngo mwiyarure. Ubu rero nzanye irindi jambo Yesu yashyize ku mutima, ijambo numva ashaka ko tuganira. Mureke mbanze senge, nimara gusenga hanyuma twakire ijambo ry'Imana. Turagushimiye mwami wacu Yesu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko nta yindi Mana yabayeho, nta n'izabaho. Tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko uturindira hagati y'ibyasamye, tugushimiye ko tubumbira iminwa imbaraga z'intare, izi mbaraga z'abadayimoni ziturwanya. Turabigushimiye mwami, nk'uko wabigenje kuri Daniyeli ageze mu rwobo rw'intare. Bibiliya iratubwira ngo wese ubumba iminwa yazo, ntabwo ari uko zitashakaga kuhekenya, ariko umurindira hagati y'ibyasamiye. Ntabwo icyubahiro ko uturindira hagati y'ibishinyitse amenyo. Hari abantu urinda bakajya kubona bakabona barinze impanuka bari mu muhanda, ntabwo ari uko umuhanda uba ubishimiye, ariko kuko uri Imana ibagendaho. Urinda abamotari, urinda abanyonzi, urinda abashoferi batwaye imodokari, urinda mwama abatwaye indege, urinda abahinzi, urinda buri muntu wese mu kazi ke umubera Imana. Habwa icyubahiro mwana. Muri ubu buryo rero turagushimiye. Tujye kumva ijambo ryawe, tujye kumva icyo uvugana natwe biciye mu ijambo ryawe. Ndakwemereye ngo nkubere igikoresho, kandi aba bantu bagiye kumva icyo uvugana nawe, ndakwinginze kugira ngo Mwuka Wera abasobanurire. Urakoze mwami, ntukabure icyubahiro. Tungana gutya turi abantu barenga 5,000. Habwa icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu, amen. Izina ry'Imana Yakobo rishyirwe hejuru. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi ndabakunda. Nukuri ndabasengera, njya nsenga uko senze, nibuka gusengera abakunzi ba Bigerezo TV, kandi ndabizi neza ko namwe munkunda munsengera, nifuza ko hari iterambere narigeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba uburyo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Nkabona ibikoresho, wumva ndi kurwana no kugira ngo nestare kamera ya telefone. Yego, ntacyo bitwaye, dukoresha telefone, ariko umwami Yesu azaduteza intambwe. Ndabizi ko
Imana ifite uburyo kandi ifite n'abakozi bafite ubushobozi Imana yabakoresha, nanjye Imana yaca inzira nkabona uburyo. Ibyo rero ntacyo bitwaye, icy'ingenzi ni uko wumva icyo Imana ivuganye nawe mu ijambo ry'Imana. Sound ni nziza, wenda amashusho si meza, ujye wihangana, ariko soke necessaire kiri ngombwa nuko wumva message. Amen. Ijwi wenda wumva ijwi, nturebe ishusho, kuko ishusho ryo ntabwo ari kamera iriya digital camera. No, I'm using analog. Abandi cyari muri analog, yes, ndajya muri digital, ariko ntacyo bitwaye. Yesu agumugisha ngo he kaze rero dufatikanye dusome ijambo ry'Imana. Amagambo y'Imana ari mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cyaho cya 47, umurongo wa 20, turaza gusoreza 27. Ndasoma nihuta kuko ndashaka gusoma n'ahandi. Amen. Bibiliya iravuze, Itangiriro igice cyaho cya 47, umurongo wa 20. Bibiliya iravuze ngo nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we, kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo y'Abafarawo. Abantu arabimura aheru ku ngabano za Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku z'urundi, abashyira mu midugudu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze, kuko abatambyi bari bafite igerero bahawe na Farawo, bakajya barya igerero ryabo, igerero Farawo yabahaye. Nicyo cyatumye batagura ubutaka bwabo. Yosefu abwira abantu ati, dore uyu munsi mbaguriye Farawo mwe n'ubutaka bwanyu, none imbuto zanyu ngizi muzibibe ku butaka, kandi uko muzasarura muzajye muha Farawo igice cya 5 cy'icyatamurima, ibice 4 bizajye biba ibyanyu, ngo mubikureho imbuto zo kubiba mu mirima, bibe n'ibyo kurya byanyu n'abo mu ngo zanyu n'abana banyu bato. Baramusubiza bati, udukijije urubwa. Haleluya. Udukijije urupfu. Udukijije urupfu, tukugireho umugisha databuja, natwe tuzaba imbata za Farawo. Uyu murongo uraryoheye. 25. Haravuze ngo baramusubiza bati, udukijije urupfu, tukugireho umugisha databuja, tuzaba imbata za Farawo. Haleluya. Yosefu yandikisha iryo tegeko riba itegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu, yuko Farawo ahabwa igice cya 5. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine butabaye ubwa Farawo. Abisirayeli batura mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'i Gosheni, baronkerayo ibintu, barororoka, bagwira cyane. Imana nishimwe. Twongereho n'aya magambo Imana iduhaye. kandi igitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho cya 21, dore ku murongo wa 1. Ahabu anyaga uruzabibu, anyaga Naboti uruzabibu rwe. Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Bibiliya iravuze ngo, kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezereli, yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ubwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati, mu ruzabibu rwawe, kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati, biragatsindwa n'Uwiteka guha gakondo ya ba sokuruza banyu. Naboti abwira Ahabu ati, biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya ba sokuruza banyu. Haleluya.
maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo ya ba sokuruza banjye. Nuko aryama mu gisasiro cye yerekeye ivure, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezereli amubaza ati, ni iki cyaguteye agahinda kikakubuza kurya? Dusoreze kuri aya magambo ari mu ndirimbo za Salomo. Indirimbo za Salomo, haleluya, igice cyaho cya 2, dusome n'umurongo waho wa 15. Haranditse ngo mudufatire ingunzu bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije, Imana nishimwe. Mudufatire ingunzu bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije, Imana nishimwe. Ndagira ngo tuganire amagambo make. Amagambo numva ashaka ko tuganiraho ni amagambo avuga ngo Imana ikurinde ingunzu yakwangiriza uruzabibu. Haleluya. Imana ikurinde ingunzu yaza kwangiza gakondo yawe. Imana ikurinde ingunzu yaza kwangiza ubugingo bwawe. Imana nikurinde ingunzu zaza kwangiza project yawe. Imana nikurinde imbaraga z'ingunzu zaza kwangiza ibyo wavunikiye, ibyo waruhiye igihe kirekire. Ndabizi mu buzima busanzwe umuntu arakora arashakisha, ariko wajya kugera point final. Isomye amagambo antera ubwoba. Uyu mugabo bita Salomo ayandika igitabo cy'indirimbo za Salomo, niko Bibiliya ivuze. Yandika igice cya 2 umurongo wawo wa 15. Aravuze ngo mudufatire ingunzu n'ibyana by'ingunzu, kuko byonona inzabibu zacu kandi ihengereye zihishije zirashaka kuzangiza. Amen. Bibiliya dusomye Itangiriro igice cya 47 umurongo wa 20, twasanze amakuru y'umugabo bita Yosefu. Uyu Yosefu muzi amateka ye sinsubira buryo ki yagiye ahunga, bene se bamufasha bakamujugunya mu rwobo. Uwo bita Rubeni akavuga ati biragatsindwa kugirwaho n'urubanza rw'amaraso ya bene data, kuko byari kizira kwica Umwisirayeli mugenzi wawe. Yosefu baramufata. Uwo bita Rubeni aravuga ati rero mureke tumugurisha n'Abayishimayeli. Hanyuma baramugurisha. Bamaze kumugurisha ngo agira ikintu cyitwa urugendo ruhire. Reka mwibutse ko abantu bakujugunye n'Imana igusanze. Yosefu bari bamujugunye mu rwobo bazi ko ibyo birangiye. Ndashimira Imana. Bari bazi ko Yosefu bye birangiye bene se, kandi mwibutse ko urwobo turushyirwamo n'abavandimwe, urwobo batujugunya turushyirwamo n'abo dusengana, urwobo tujyamo turushyirwamo n'abo dusangira igaburo ryera, abaturoga n'abo dukorana umurimo. Berutse kurogwa n'abantu nzigewe barandoga, nari mpfuye namaze ibyumweru 3, kandi bampaye niba bakimara kundoga icyo nari maze kurya. Neze mbwira madamu, nari ndi kumwe na madamu, ndamubwira ati ndumva banduze, ndabyumvishije. Naraje sije no wageze mu rugo, inda yarabyimbye urushima. Bari banduze ngo urushwima. Imana irambwira ngo mukijije urushwima. Urushwima Imana runyirije ahantu biti Gatsibo, nagiye mu masengesho. Nari ndimo ndi kumwe na korali yaho yari yasenze mu minsi ishize, njyayo. Imana inyiza urushwima mu buryo bw'ibanga mu masaha ya 9, kwa kundi abantu bamaze gusenga. Njyamye gato mbona mareka araje ateruramo ikintu mu nda, mbona gikuyemo. Nahise mpamagara madamu nawe ati Imana irankijije. Ndashimira Imana. Namaze ibyumweru 3 nenda kubastinga cy'umubiri wose. Narivuze ngo iki? Narivuze ngo twebwe twangizwa nabo dusengana nabo tugenda. Hanyuma mwibutse yuko abafashe Farawo, plutôt abafashe Yosefu bakamujugunya mu rwobo, ni bene se bansibere rimwe, bavindimwe kwa se na nyina, kwa Yakobo bavindimwe ko ari 12. Mbibutse ko Yakobo yabyaye abana 12, harimo agakobwa kitwa Dina kamwe. Hanyuma muri abo bana 12, reka mbibutse ko Yosefu ni umwe mu bagore babyawe n'uwo bita Rasheli. Rasheli wa umukobwa wa Labani, umwe yarabuze umwana. Bibiliya iravuze Itangiriro 32 haravuze ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira, asaminda abyara umuhungu, ahita mwita Yosefu. Haravuga ngo Uwiteka amuye igitutsi. Aravuga ngo Yosefu ngo Imana inyongere undi muhungu. Nico bisobanura Yosefu
Yosefu biravuze ngo Imana inyongere undi muhungu. Uyu ni umuhungu wa Rasheli na Yakobo rero. Ariko bene se bavaga inda imwe, abo bita ba Rubeni na ba Lewi na ba Nafutali, aba ngaba bose ngo bamugirire ishyari. Bamugirira ishyari na ba Yuda bavaga inda imwe. Ngo bamugirire ishyari kubera ko Imana yari yaramusanze iramwimenyekanisha muri manifestation de Dieu, mu kwigaragaza ko Imana hari uburyo Imana idusanga ikatwereka. Ishobora kukwereka mu nzozi, ishobora kukwerekera mu muhanuzi, ishobora no kukwerekera mu ijambo. Manifestation de Dieu rero mu kwigaragaza ko Imana cyangwa kwiyereka ko Imana ni ubumana bwayo bikora uko ishaka. N'ubu twicaye yakwiyereka, n'ubu mu kazi urimo yakwiyereka, no mu modokari yakwiyereka. Imana ni kwiyereka muri aka kanya. Nari mvuze ngo Imana imbabarire kwiyereke ubone ukuboko kw'Imana. Uyu mwaka utararangira Imana ni kwiyereke mu izina rya Yesu. Haleluya. Nari mvuze ngo data nakwiyereke. Amen. Imana ni kwiyereke muri aka kanya. Yesu ashimwe. Yosefu rero Imana ikajya imwiyereka mu nzozi, akajya arota uko arose, akabibwira bene wabo agira ngo ni abantu bazima bava inda imwe, agira ngo n'abavukanye. Reka mbabwire ikibazo tugira ikibazo gikomeye cyane. Ibizago n'ibigeragezo duhura nabyo nitwe tubyitera, kuko twizera abo tudakwiye kwizera. Twizera abo twita ko ari abacu. Abanyamurenge bamangwa nabo mu bacu. Twebwe twizera abo dusengana inshuro nyinshi. Ukagenda ukamena amabanga y'urugo rwawe, ukayamenera umuntu ugira ngo azakubikira ibanga. Urugero, nshobora wenda kuba nakoze icyaha cyo gusambana cyangwa kwiba, nkaza nka kwaturira wa muntu naturiye, kubera yuko ibihe byabaye bibi, nakugirira ibanga. Rimwe na rimwe rijya kujyana kwa pasiteri akate, mbega umuntu, mbega wa mukozi w'Imana, mbega wa muririmbyi, ugasanga twizeye cyangwa se ukamumenera amabanga. Donc yuko ushobora kuba mu rugo rwawe bimeze, hari uburyo ushobora kubana n'umuntu mutabanye neza kwa bitewe n'impamvu zimwe na zimwe. Burya umuntu mubana mutaronse ibere rimwe, n'uwo mwose ibere rimwe murashwana mu buzima busanzwe. Ibi ni ibintu biri normal. Ariko ukizera umuntu ukimena inda, hari icyo bita mu Kinyarwanda kwimena inda, ukamubwira amabanga yawe yose, ukamubwira A a Z. Hanyuma uyu twizeye niwahindukira akadutaba mu nama, aba twita ko tuva inda imwe mu buryo bw'umwuka, rimwe na rimwe n'ubadushyira mu rwobo. Imana idufashe. Ibi bintu ndi kuvuga, Imana imbabarire ntibigire inkurikizi, kubera ko hari igihe tuvuga ibintu bikomeye hanyuma bikaza kutugiraho ingaruka. Hari mwene data umwe wajyaga yigisha amagambo akomeye, aravuga ngo waragambaniwe, ugambanirwa nabo muva inda imwe. Yari afite icyo cyiciro kimeze gutyo, byaje kurangira bamuhagaritse, baramuhagarika, simuvuze izina, ariko baje kumuhagarika kandi agambanirwa nabo bava inda imwe mu buryo bw'umwuka. Baramujyana bajya kumubekera kwa pasiteri, kwa sembwe yasambanye, bamutega umugore. Ibi bintu bikomeye, kandi donc aragambanirwa. Umwe mu babo aravuga ati rero ndashaka ko kanaka nzamuhagarika, ariko nabuze uburyo muhagarikamo. Wowe icyo uzankorera, uzafata uyu mugore aze muganire, mukiganira mwifata amafoto bigaragara ko mwahuje urugwiro. Birangira bamugambaniye, baramuhagarika ngo yari ari kumwe n'umugore, ngo bagiranye irari, ngo yagize irari. Ibi bintu ndabivuga kubera impamvu aba ni abagome bava inda imwe na Yosefu. Yes, aba ni bene Yakobo, batifuza ko Yakobo plutôt ko Yosefu yatera imbere, kubera ishari ry'uko Yakobo amukunda. Bibiliya iravuga ngo yari umuhererezi. Uyu yari umuhererezi ava inda imwe na ba Benjamin. Baramufata rero bamujugunya mu rwobo. Uko bamujugunye mu rwobo, ndashimira Imana ko imigambi y'abana b'abantu itazahama. Niyo bakugambanira, ibyo bagukorera byose, ntabwo imigambi y'abana b'abantu izagerwaho. Icyo Imana yanditse ku buzima, le totalazo kita, icyo nedrebelefo, icyo lebo kitansedra, icyo Imana yanditse yaracyanditse, nta muntu n'uyu uzigera kivuguruza. Imana yaravuze ngo uzurira indege, uzayurira babishaka batabishaka. Nimba Imana yavuze ngo uzarya babishaka batabishaka. Nimba Imana yavuze ngo uzubaka inzu, nibashaka bazajye ku karere bajye kubeshya ngo nta cyangombwa ufite. Imana iravuze ngo uzabaho kubera yo, ntabwo uzabaho kubera abana b'abantu. Nari mvuze ngo Imana nidufatira imbaraga z'ingunzu zishaka kwangiza ibyo twaruhiye twebwe. Umuntu akabona ufite amavuta, akaba akajya kuguteranya kwa mushumba, ati kanaka gutya na gutya, akaguhimbira inkuru. Imana idutaba. Yesu ashimwe. Nzanye amavuta rero, ndumva ndi mu mavuta kukubwira ngo Imana idufatire ingunzu. Izo ni ingunzu zose ziba zishaka kwangiza uruzabibu rwawe.
Haleluya. Yosefu rero baramufata bamujugunya mu rwobo. Amateka ya Yosefu ikintu cyanejeje, bamujugunya mu rwobo habonekamo bita Rubeni. Bibutse ko uyu Rubeni yigeze yakwirira indyamo ya se. Rubeni uyu nguyu yigeze yakora amahano, ahengera Sadari, yurira uburiri bwa se, asambana n'umugore wa se. Hanyuma ngo igihe cyo gutanga gakondo cyangwa se guha abana be, Yakobo agiye guha abana be imigabane, uyu Rubeni ngo araza nk'umuntu w'imfura. Rubeni ngo ari imfura ya Yakobo, niwe ngo mu rukiryi rwe rwa mbere yigiyeho kubyara. Hanyuma ngo uyu muhungu ngo akora ikosa rikomeye, yurira indyamo ya se. Bibiliya ivuga ko ari indyamo, ariko mu yandi magambo urumva yasambanye n'umugore wa se, kuko Yakobo yari afite abagore barenga 2. Imana nidutabara. Yesu ashimwe. Haleluya. Yari yarashatse Rasheli, ashaka na Leya, kandi ashaka n'abagaragu babo, abaja babo, uwo bita Zirupa na Miruha. Abo bose bari abagaragu babo, bose yari afite abagore bane, kandi bose bagiye babyarana. Imana nidutabara. Haleluya. Uwo bita Rubeni rero ngo akora ikosa, yurira indyamo ya se. Yurira indyamo ya se mu gihe cyo gutanga gakondo, mu gihe cyo guhabwa icyo bita uruzabibu rwawe rwakurengera mu gihe kizaza, cyangwa iyi gakondo. Uwo bita Rubeni ngo araza ajya imbere ya se. Ise ahita amenya ibintu umuhungu we yakoze, aramubwira ngo wowe uzaba nk'amazi atemba, uzaba umugaragu wa bene we. Ariko ibyo bitaraba, icyo nashaka kuvuga ni urukundo uyu Rubeni yakundaga Yosefu. Rubeni yakundaga Yosefu, niyo mpamvu bene se bafashe icyemezo cyo kumujugunya mu rwobo. Bibiliya ivuga ngo bafata ihene, umwana w'ihene, ngo baramwica, ngo bafata amaraso, bafata ikanzu se yari yaramudodeye, ngo barangije bayinika muri ya maraso. Bamaze kwinika muri ya maraso, baraza bose ngo bajya kwa se, baririza bajya imbere ya se. Umwe ati data, ikanzu niyo umwana wawe, uyirebe uyimenye, kandi nta nyamaswa z'inkazi zaramutanyaguje. Uwababona barira yagira ngo koko Yosefu yarapfuye. Reka mbabwire ko hapfuye ihene, Yosefu ni muzima. Ibi bintu badukorera ntabwo Yosefu yapfuye. Ndashimira Imana ko Imana ituzigama ibyo abana b'abantu bakora. Haleluya. Bashatse kupfa, Imana ikurinda gereza. Bashatse kwiyahura, Imana ikurinda kwiyahura. Bashatse ko urugo rwawe rwasenyuka, reka mutangarize itangazo. Ibitarakwisha cyagiye, imisimura n'imice mu mwaka urangire na 2026 tuzayinjiramo. Imana ivuganye nawe mu ijambo ryayo ngo ibitarakwisha cyagiye byarahombye. Yosefu ngo bashaka kumwica, ariko ngo babonye ko bitagishoboka, Rubeni aravuga ati reka rero tumugurisha n'Abayishimayeli bamukura mu rwobo. Abakujugunya mu rwobo ni nabo bazagukuramo. Ibyo bakoze babikoze Imana ireba, ni nayo mpamvu izabahata kugukura muri urwo rwobo bakujugunyemo. Abasenye urugo rwawe bazaza bakwikubita imbere. Bibiliya iravuga ngo bazakugarukira ko ntuzabagarukira. Ndashimira Imana mva gusenga. Haleluya. Imana ishimwe. Ibi bakoze rero bakagutanya n'umugabo wawe, bakavuga kuri indaya, umugabo akakwanga, bakagutanya n'umugore wawe, bakavuga ko ufite undi mugore wabyaye mu gasozi, bakaza gusenya urugo rwawe. Ndagira ngo mbwire ngo Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Imana izanye uruzabibu rwawe, yongeye kugarura urugo rwawe, kongera kubaho, yongeye kugarura akazi kawe. Hari abantu bajya gucuruza, njya nkunda gutembera mu masoko amwe nawe, ukajya kumva umuntu arakubwiye ngo hariya ngo iri soko kuricururiza ngo udafite igiti, ngo igiti n'izindi mbaraga. Igiti no kwizera imbaraga z'abapfumu, ngo kanaka ngo acururiza ku bapfumu, ngo acuruza ku mbaraga z'igiti. Reka nkubwire, Imana niguha umugisha utandukanye n'ibyo biti. Imana ni ibiti, ariko Imana ishobora byose. Ni Imana ifungura umugisha. Imana nifungura umugisha w'ubucuruzi, Imana nifungura umugisha w'akazi, Imana nifungura umugisha w'urubyaro. Utigeze wiringira imbaraga z'ibiti, ibyo biti bizabajomba. Ibyo biringiye nibyo bizabica. Imana nidutabara. Yosefu baramugurisha ngo ageze muri Egiputa. Rero nihutara inzozi yari yararose ngo igihe kimwe ngo muri Isirayeli hatera inzara. Murabiza amateka ngo bajya guhungira muri Egiputa, basanga uyu muhungu rero Imana amuhaye umugisha, yabaye minisitiri, premier ministre du pays, yabaye minisitiri wa mbere w'igihugu. Donc mu yandi magambo yari afite ubudahangarwa bitewe n'uko Imana yamukoresheje ari muri gereza ngo arotora inzozi. Ibyo abandi bananiwe kurotora warabishobora, bitewe n'uko Imana yagaragaje ko azaba muri Egiputa inzara igeze mu myaka 14, ngo imyaka 7 y'uburumbuke n'indi myaka 7
imyaka 7 y'uburumbuke doke yo kweza n'indi myaka 7 y'inzara. Mu yandi magambo imyaka 14 yose byari ibihe umwami yarose ariko ntiyabisobanukirwa. Iyi nzara rero y'imyaka 7 uwo bita Yosefu agira ikintu cyishurirwa, aravuga ati nta wundi muntu wabamanaginga uretse umuntu uri mu mwuka w'Imana. Farawo aravuga ati twakura undi muntu uri mu mwuka w'Imana? Aravuga ati kubera ko abihishuye niwo ugomba kuba umutware, ukamenya ubutware, ukamenya no kumanaginga, nka kwegurira ikigega, nka kwegurira byose, ukamenya na buryo ki uzarinda inzara mu gihugu. Yosefu arangije aragenda aba umuyobozi. Isezerano raragera, bene se baza guhaha muri Egiputa, baje guhaha. Yosefu ngo arababona ariko ngo babonye yanga kubateza rubanda. Ndashimira Imana ko ibyo bakwifurije Imana izabagirira neza biciye muri wowe. Imana izakubera umuyoboro wabo. Amen. Yosefu ngo arangije ngo abakatira iki kingi. Bibiliya iravuze ngo icyo gihe Yosefu ngo yinginga Farawo ngo agure ubutaka bwa Farawo kugira ngo abone aho atuza bene wabo, ngo abagurire ubutaka ahantu bita i Gosheni, ngo abagana ngo batuze i Gosheni, ariko hakaba ubutaka uwo bita Farawo yari yarahaye abatambyi, ngo kuko abo batambyi bo ngo nta kintu bakoraga, donc abo batambyi bagombaga kurya ibivuye muri ibyo by'ubutaka bwabo. Ariko noneho uwo bita Farawo ngo arangije ngo ubutaka bw'abatambyi ntibwigeze bukorwaho. Hanyuma Farawo agurisha ubutaka bwo muri Egiputa bwose abo bita i Gosheni n'abarimo bose, abwegurira bene wabo. Ubu butaka arabugurira bene wabo. Ngo amaze kubugurira bene wabo arababwira ati rero reka mbabwire, mwese muzajye muhinga, ariko nimumara guhinga mujye mufata 1/5 mukishyire Farawo. Bibiliya iravuze ngo na bugingo n'ubu niko bikimeze muri Egiputa, iyo bejeje umweru ubonetse bawushyira umwami. Mu yandi magambo ni ugutanga ituro ry'icyo bita icyata, yes, cyangwa se ipatate, sinzi ko twabyita. Ni nko gutanga umusoro. Yes ashimwe, gutanga umusoro w'ibyo wungutse, ibyo babonye nyine, doke bahawe ubutaka ariko bagomba kubusorera. Ni nko gusorera. Murabizi ko no mu gihugu cyacu hano mu Rwanda tugira icyo bita Rwanda Revenue Authority, ikigo cy'imisoro n'amahoro. Niba ubutaka ubuhinga, kandi ubutaka si ubwo wazanye, ubutaka ni ubw'igihugu. Ubutaka rero kubera ko ari ubw'igihugu ugomba kubusorera, n'amazu agomba gusora, ibintu byose bigomba gusora. Emwe aleluya. Idoko ugomba gutanga 1/5, niko Bibiliya ivuze. Imana nishimwe. Rero iyi gakondo yabo y'Abisirayeli ndagira ngo mbashimirire Imana yacu ko yabahesheje gakondo. Nubwo nta kintu bari bafite, bavuye iwabo bafite inzara, ariko Imana bakatira icyo bita uruzabibu. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo hari umugabo witaga Naboti w'Yezereli. Uyu mugabo witaga Naboti yari aturanye n'ibwami. Uyu mugabo yari aturanye n'umwami bita Ahabu, umwami w'i Samariya. Uyu Ahabu ngo aza gutembera, ngo ari kugendagenda gakeya, ngo aza kubona ngo munsi y'urugo rwa Naboti ngo abona uruzabibu rwiza. Ngo uruzabibu ngo aravuga ati rero niwe Naboti, ndifuza kugura uruzabibu rwawe. Ndashimira Naboti, Imana ishimwe. Naboti aramubwira ati reka da, ntibizashoboka, biragatsindwa. Haleluya, Imana ishimwe. Bantu mumurikiye, biragatsindwa gushingura imbago z'abasogokuruza, biragatsindwa kwigurisha, biragatsindwa gutanga ubugingo bwawe ukabutangira mu marogi, biragatsindwa gusambana, biragatsindwa kwiba, biragatsindwa gukora amanyanga, biragatsindwa guca inyuma umugore wawe n'umugabo wawe, biragatsindwa kurara ureba amaporunogarafi, biragatsindwa gukora ibyaha. Naboti aravuga ati biragatsindwa gutanga gakondo y'abasogokuruza, biragatsindwa gufata byera ukayimura umurokore, biragatsindwa gusambana uri umuririmbyi, biragatsindwa kujya kwigaburo warangiza ukajya gukubita umugore uri umukozi w'Imana, biragatsindwa gutanga uruzabibu, biragatsindwa. Hari abantu benshi batanze inzabibu zabo, izi nzabibu baraziriye, bazigurishije Ahabu. Ni gute umuntu agurisha uruzabibu rwe igihe umaze gukora ibyaha, umaze gutanga uruzabibu rwawe? Imana ikurindira uruzabibu, rindisha ifu y'agakiza. Ejo bundi narabwiye amagambo, kurinda icyo twahawe. Imana nishimwe. Iyi gakondo Imana yirinde, Imana ikurindira agakiza wahawe. Haleluya. Imana irinde gakondo yawe, irinde uruzabibu rwawe. Witanga uruzabibu rwawe nuko waguha umunyenga kuri moto, motari aragutwaye narangiza gukatana kujyana mu marogi, ngo ni umunyenga guhaye, ngo kubera ko ngo
barara ubusa kabiri gatatu. Hari abantu barara ubusa muri umujyi wa Kigali no mu nkengero zawo no mu ntara, ariko bagakomera ku cyubahiro cy'Imana, bakarwana ku cyubahiro cy'Imana, biragatsindwa gusebya Imana. Nabwiye umuntu ejo twa turi kuganira kuri telefone, ni inshuti yanjye yitwa Muhire, ndamuvuza ntacyo bitwaye, arambwira ngo Theo nimureke turwane, umwuka nushaka ushiremo, turwanye cyane gisa nacyo. Ndamubwira ngo nakamubwira Imana nigeze nkamira mu kitoze, nanjye sinzayikamira mu kitoze. Hari ibintu Imana yadukoreye, ntabwo dukwiye kwitura ibyaha. Imana ishimwe. Ntabwo dukwiye kwitura gusambana no kujya mu marogi. Abantu benshi bari kujya gufata bari gukina n'ibyaha, wagira ngo hari intoke bari muri je mu mikino. Ntabwo twe turi mu mikino. Mugomba kurwana ku gakiza, mugomba kurwanya icyaha n'igisa nacyo, kuko Imana yavunitse imvune. Imana nimfashe ejo nzabigisha ikintu gikomeye, nzababwira imvune Yesu yavunitse, nzababwira ukuntu Yesu yavunitse imvune zikomeye. Tudakwiye gukina n'ibyaha. Uyu mugabo witwa Yesu yaravunitse kugira ngo aturobe, yaravunitse my friend, yatanze amaraso. Ibi bintu tubamo bya Yesu harawemeneye amaraso. Uru ruzabibu rero tufite rwitwa gakiza, ni mururinde, murinde uruzabibu. Bibiliya iravuze ngo, Salomo yandika, uyu ni umuhungu wa Dawidi witwa igice cya 7:26, amaze gusambana aravuga ngo maze aricuza muri we, yicuza impamvu gakondo yatanze. Aravuga ngo hari ikintu umenye sorry, mbonye ikintu kirusha urupfu kurura. Aravuga ati ndababaye we, hari ikintu kirusha urupfu kurura. Aravuga ngo nta kindi, mbonye ko ari umugore. Aravuga ngo icyo kintu ni umugore w'inzaduka. Aravuga ngo unezeza Imana azamurokoka, ariko tubaho Imana umugore azamufata. Imana rero iturinde ingunzi. Salomo arandika aricuza, ageze mu migani mu ndirimbo za Salomo haravuga ngo Uwiteka we nkundira ndebe mu maso hawe. 12:15 haravuga ngo numa yanjye we uri mu mitutu y'urutare, nkundira ndebe, ijwi ryawe riranezeza. Atangira avuga neza Yesu, arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nimudufatire, tugeze mu gihe kibi, nimutwinginze, turabinginze, turagusabye mwana, nimudufatire imbaraga z'ingunzu, udufatire n'ibyana by'ingunzu, kuko izi ingunzu ziri konona inzabibu. Abakobwa bacu bari kononekara, baririmbyi bacu bari kononekara, abagore bacu bari kononekara, abana bacu bari kononekara. Izi mbaraga z'ingunzu ndazirukanye mu izina rya Yesu. Kandi dore ikintu gikomeye, izi ngunzu zihengereye tugiye kugera muri icyo bintu bita guhembwa, tugiye kugera kuri objective. Zihengereye objective za no kwangiza uruzabibu. Imana turindira inzabibu. Mwifurije ko Imana yakurindira uruzabibu. Imana irinde uruzabibu rwawe. Reka ndekeraho natinda, tutekisemo ibintu bitinze byinshi biba bibi. Haleluya. Imana turinde. Nzajya mbaha amagambo makeya amwagomba ko mwumva. Imana ishimwe. Imana ni gutabara, kurindira uruzabibu, nanjye ndindira urwaye. Ndabikubwira nanjye nibwira ko ndacyari mu isi, ndacyahanganye n'isi ndasata. Imana turindira inzabibu mu izina rya Yesu. Tugushimire Mwami Yesu ko uvuganye n'abantu bawe. Muhabwe icyubahiro Mwami. Ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe rirakiza rirazura. Urinde inzabibu zacu, turindira abantu, turindira abagore, turindira abagabo, turindira abana b'abakobwa n'abasore b'urubyiruko rwacu. Uturindira inzabibu, kandi iby'umwihariko uru ruzabibu dusomye, uruzabibu ni agakiza, turarushashanya n'agakiza twahawe. Uru ruzabibu rwacu rero uturindira agakiza, uduha imbaraga zo kurinda uruzabibu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Umuntu wese urwaye, hari abari muri Amerika, ari muri Australia, ari muri Europe, muri Afrika, ahantu hose umunyarwanda ari, ndi kubwiriza abanyarwanda. Sindi kuvugana n'abazungu, sindi kuvugana n'abirabura n'abandi abazungu n'abashinwa n'abandi. Oya, ndi kuvugana n'abanyarwanda cyangwa n'abarundi, yemwe n'abaganda bashobora kuba bumva ikinyarwanda, n'abakongomani bacyumva, bose mvuganye nabo. Ndavuze ngo nuturindire inzabibu. Urakoze Mwami, shimirwa, habwa icyubahiro, ukabura icyubahiro tungana gutya, isi yose gukomera amashyi kandi ikubararira igupfukamire, bavuga ngo Uwiteka niwe Mwami. Turagushimiye kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.